mu mudugudu bagiye kandi kubone kurya kumyo aha okay urakoze urakoze nk'uko mubizi rero inteko y'abaturage iba buri wa kabiri n'umudugudu rero wa Mahama uno munsi twabasuye twabagendereye kugira ngo twigire hamwe turebere hamwe icyateza imbere abaturage hanyuma mwihangane arega imfura inyuze hano yariye mw'abantu ubwo rero ni ukuvuga ngo akira ni ukuvuga ngo ukuntu byesitaye gahunda imeze nk'uko mubizi nabivuze sibyo inteko y'abaturage uno munsi mu kanya sekirite naza arabamondera bamenagura imitwe umurimo mujujura hano ni mu nama buri muntu oya burya nta kibazo hanyuma rero nk'uko mubizi iyi nteko igiye gutangira kuko kugira ngo twirinde abazimu mu mudugudu twirinde amadayimoni mu mudugudu tugomba kwiyambaza guhoraho kugira ngo abashe kudufasha kugira ngo inama igende neza sibyo kuko ubukurikiyeho inteko y'ubukurikiyeho nzayiza hano se hari umuturage waba wadufasha kudushyira imbere y'umwana oya nta kibazo yego ngwino usengere hanyuma we sekirite mu kanya ceceke hanyuma ureko twatangira inama ndi kwirira umurimo aho usenga shaka dore twaje mu nteko twagira ngo tumaze gushyira imbere y'Imana bikatwiba n'amakarita turakwinginze kugira ngo udukize turakwinginze kugira ngo umuyobozi wacu wambara bote mu nama akajya imyenda imbere y'abaturage uze umuhinde ube kuba umuyobozi mwiza tubisabye mu izina rya Yesu. akavuyo gakabije iyo mubona abantu bari gusenga umuntu ari gusenga ari kubegereza Imana yabaremye warangiza ugasara nasara n'aya masaha arakubiza ari kumerena tumatipika ya furi umuyobozi aravuga nawe ukavuga dore ndi mu cyiciro cya kabiri cyangwa nawe ariko nta kintu bangeze nawe urarwaye uyu muravukana
kuvuga uyu ni mushiki wuyu kuko nafite uyu mugabo afite ikibazo cy'amashitani bakubise isengesho arahungabana Uyobozi nk'iyara inzoga nk'inywera ni abagizi. urashonje harya niyo wamakora ko hagiye kunywa nk'uko natangiye mwabonye ko natangiye ni ukuvuga ngo kubera ko burya umuyobozi Abiziza kayongera. nabyo turi buganireho turahera ku mibereho myiza y'abaturage sibyo ntabwo wagira imibereho myiza ntari uri kuvuga uruhe rurimi Abayobozi hano umuntu wadufasha kugira ngo adusobanurire ibyo uriya arimo avuga ngufashe ariko muyo oya ariko wajya ritari kumaho nta kibazo ntakukwegera ngo ufite ikihe kibazo wowe bamubwire ngo kubera iki wariye imyenda wenyine ngo hano hari abantu bashonje ni ikibazo umuntu nk'aho wiyubashye ngo ube ikiganiro na bote ubikunda kurya abaturage bareba basamye dore ukuntu yambaye ni ikibazo ubwo ni ukuvuga ngo ibyo urimo usobanura nibyo cyangwa urimo guhimba oya nibyo ururimi rw'umuvandimwe wacu nikukumva waturutse mu mbarize yaturutse mu kihe gihugu aseme mkubwa shime ulitoka wapi? Mgeni wako nimekutembelea hapa kwa Nile shangazi. ulitoka kwangu Nikatoka huko kwa shangazi. Nikakuja hapa. asante sana yego myobo hanyuma rero uyu yari umugeni yanjye yaturutse mu gihugu cya Tanzania yaje gusura shangazi wanjye hanyuma ndabona umunsi kwa kabiri tugira inteko y'abaturage tuganye no kuba umunyamahanga kuraza wicara hamwe wumva igihugu cyacu uko giteye imbere cy'u Rwanda niyo mpamvu ya rero niyo rero ubwo ndikuzana icyo avuze noneho mumbwirire ati nta kibazo karibu mu Rwanda yego ariko nta kibazo kuva ahubwo ni ukuvuga ngo nanapanze yuko namumbwire ko namubwire ko napanze abagaburira yegura icyakura cyagutamira wana mkubwa aseme karibu sana kwa Shefu Rwanda. Kuna na chakula ya kutamira nyama mafiti pombe na hivi inadumu kushika shika Okay, noneho ubwo reka turebe ukuntu twatumizaho ibyo kurya sibyo ndabizi ndazanyumura zikwedu nimumara kurya ubundi muhite mundengwa sawa rero reka turebe ukuntu kamamagare sekirite maze mukanya arabahondagura reka nze rero duhamagare abantu tureka batwohereza ibintu byo kurya
ni kuri ya resitora mfite abato hari bino baturage bimbarire vuba vuba cyane n'ibishyimbo raka cyane n'ibishyimbo kube kabiri ni ukuvuga ngo rero kikubi kakinsati ubakekana kazingazi ni ukuvuga ngo ohereza amaraso buri muntu amasahani atatu ohereza amakuru 10 wongere hatatu yanjye ntabwo murahagase amakuru 10 n'ayanjye abantu bashakira nimwe nigiye urarya amakuru 3 n'umuyobozi wanyu ariko ushareka mbabaza uzi ko mumaze kurengwa urarya zaryo ntajya kurwanira ibiryo none nurya atatu ngenda rye yahera ndaguha himwe ntacyo ndagiye ariko mujye mugabanya imirengo nawe ari imbere y'abantu ibibazo byose ubimbwira nkabyandika hano ngewe uti umutwe cyane ndarya kubyigana tuwe dada ushabona narya atatu ry'ibiryo washabona gucyakura okay kugira hana kibazo n'ubundi murye n'ubundi nuko kuburyo nicyo gishoro ibindi bizemera ufite ubwoba bw'iki kuburyo nicyo gishoro ibindi